abantu b'Imana nubwo babona ku ishusho ukabona bagenda, ariko nagira ngo ngutangarize ko bafite uburinzi bw'Imana. Uburinzi bw'Imana buri kuri bo. Yesu nashimwe cyane. Nkunda kuganiriza abantu nkababwira ubundi abantu babagizi ba nabi, abarozi n'abandi bantu batufite imigambi mibi, nibo burya bahora bazi ubuhamya bwacu. Yesu nashimwe cyane, kuko barabikora bigapfa ubusa. Umuntu agacisha uburozi buhenze, akemera akabuzana iwawe akabushyira ku muryango, akavuga ngo mu gitondo turaza kurebanwa nawe, ariko yabyuka mu gitondo aje kureba ko wapfuye akasanga uri muzima kubera Imana. Turi mu bwihisho bw'Isumba byose. Ibwira abanzi bawe bicecekere, nzobo bacukuye bazitere mu insina. Bwira abanzi bawe bicecekere, nzobo bacukuye bazitere mu insina. Yesu nashimwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ntabwo uri bupfe, ahubwo ngewe reka mfi. Yesu nashimwe cyane. Reka mbi igitambo kiruta ibindi bitambo byose. Ndagira ngo mbibutse rero uriya musozi, iriya ntama yari iriho, niwo musozi Kristo yabambweho. Yesu nashimwe cyane. Murabona ko ibintu byose mu buryo bw'umwuka biba bifite ukuntu Imana yabipanze, biba bifite icyo bisobanuye. Kandi reka nkubwire, ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, ijambo ry'Imana rirakirema mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, humura ushyitse umutima hamwe. Nubwo ubona bikomeye, ariko Imana yishakiye igitambo. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri mu uyu mwuka, wowe uri kumvira ijambo. Ibwira abanzi bawe bicecekere, nzobo bacukuye bazitere mu insina. Bwira abanzi bawe bicecekere, nzobo bacukuye bazitere mu insina. Yesu nashimwe. Turabasuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abe muri mwe, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ni Niyonzima Vincent muri kumwe, muhungu wa boss. Imana nibashyigikire kandi ikomeze kubagirira neza mwebwe muduteze amatwi. Twifuje ko uyu mwanya twaganira ijambo rivuga ngo Imana yishakiye igitambo. Yesu nashimwe. Imana yishakiye igitambo. Reka rero twifashishe ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 22. Turasoma ku murongo waho wa 13 ndetse n'uwa 14. Twumva icyo Imana ivugana natwe. Haranditse ngo Aburahamu yubura amaso arareba, abona inyuma ye imfizi y'intama, amahembe yayo afashwe mu gihuru. Aburahamu aragenda yenda ya ntama, ayitambaho igitambo cyoswa mu cyimbo cy'umuhungu we. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi Uwiteka kizabonwa. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo rero bene data, mwebwe munteze amatwi tuganirira ijambo ry'Imana, nje nkuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Uwiteka yishakiye igitambo ku buzima bwawe. Hari ibyo wari uri kubona bidafite icyerekezo, ariko nkuzaniye ijambo rivuga ngo Yesu agiye kubihereza icyerekezo. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo ibitari bisobanutse Uwiteka agiye kubisobanura. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye amagambo y'Imana usanga uyu Isaka ari umwana wa Aburahamu yabyaye akuze ashaje. Yamubyaye ashaje afite imyaka 100. Umugore we Sara afite imyaka 90. Hanyuma urumva ko yari umwana ukenewe cyane, yari umwana ukunzwe cyane, ko yari umwana umwe kandi noneho wabyawe yarakenewe. Yesu nashimwe cyane. Ariko Aburahamu kuko yari yarahamagawe n'Imana, muribuka ko yamuhamagaye ikamukura kwa se kwa Tera mu bigirwamana aho yabaga, ariko Imana ikamukura ikamubwira ngo va iwanyu muri Uru y'Abakarudaya, uve mu byaha, uve mu muryango w'iwanyu, uve mu bigirwamana, noneho unyemerere wemere kujyaho
nkweretse nzaguha umugisha. Yesu nashimwe cyane. Imana rero yagumye kumukurikirana, igomeza kubana nawe, ikomeza kureba ko Aburahamu ari ku murongo mwiza w'agakiza. Imana yacu tugirire neza. Noneho Imana rero iza kumutestinga muri icyo gihe, iramubwira ati se Aburahamu urankunda? Aburahamu ati ndagukunda urabizi. Imana iramubwira ati rero niba unkunda genda ujye kuntambira uyu muhungu wawe Isaka wabyaye mu zabukuru. Imana yacu tugirire neza. Reka nkubwire, buriya ibintu byose ni iby'Imana, ntacyo twakima Imana. Umuririmbyi yararirimbye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni iby'uwo mucunguzi. Yesu nashimwe cyane. Kuko Imana ushobora no kuyima ikisubiza. Imana se wayima iki? Imana yacu tugirire neza. Hanyuma Aburahamu rero arangije yahise yumvira Imana. Yumvira Imana, aravuga ati n'ubundi Imana niyo yamumpaye ishatse yanamwisubiza. Agendera muri uwo mwuka, arangije aravuga ati rero ndamuguhereza Imana. Imana iramubwira ati genda ujye kumutamba ku musozi witwa Moriya. Imana yacu tugirire neza. Yesu nashimwe. Ubundi bavuga ko uyu musozi Moriya, uyu Isaka nawe tumugarutseho ni ishusho ya Yesu. Impamvu bavuga ko ari ishusho ya Yesu, bavuga ko uyu musozi Isaka yatambweho ari wo Yesu yabambweho, yireherezaho amahanga yose, avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange mbaruhure. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma Aburahamu abwira umuhungu we, afata n'abagaragu be babiri, barahaguruka bagana ku uwo musozi Imana yagize ite yamubwiye. Bamaze guhaguruka baragenda, ariko ngo bari mu nzira, ngo noneho ngo ageze ahantu ari kureba uwo musozi. Imana yacu tugirire neza. Ngo abwira abagaragu be, arababwira ngo nimusigare inyuma. Bivuze ngo bamuhereje inkwi, bamuhereza icyuma, arangije basigara aho ngaho, akorera umuhungu w'inkwi, afata icyuma, bagira bate baragenda. Ariko ngo umuhungu akajya amubaza amagambo akomeye, akamubwira ati ariko papa ko mbona ndi kubona dufite ibikoresho byo, dufite inkwi, dufite icyuma cyo kuza kubaga igitambo, none se igitambo cyo kiri hehe? Ariko Aburahamu yavuze ijambo ryiza ryatumye Imana ikora. Yesu nashimwe cyane. Hari ubwo abakristo tujye tuvuga amagambo meza agatera Imana gukora. Yesu nashimwe. Bivuze ngo iri jambo Aburahamu yavuze rishobora kuba ari ryo ryatumye Imana iza. Haleluya. Kuko yasubije umuhungu we, aramubwira ngo mwana wanjye, humura Imana yo mu ijuru, nkurikije uburyo nyizi, nkurikije uburyo yabanye nanjye, nkurikije uburyo yakoranye nanjye, nkurikije uburyo yankuye mu bigirwamana, nkurikije uburyo yampaye agakiza, humura irishakira igitambo. Haleluya. Iryo jambo rero ryatumye Imana yumva ko Aburahamu ayizera, ryatumye yumva ko Aburahamu yumva ko ibintu byose bishoboka kandi afitiye icyizere Imana yacu. Noneho rero arangije bakomeza kugenda n'umuhungu we, ngwakitse kuwo musozi rero Moriya, ngo yubaka igicaniro. Amaze kucyubaka afata umuhungu wiwe amwararikaho. Iyo ukurikiranye izi nkuru wibaza ukuntu Aburahamu yari umusaza ufite imyaka myinshi, ntawe yarahuriye n'umwana we. Umwana we yari umusore, yari akiri muto. Imana yacu tugirire neza. Ariko wakibaza ukuntu yamufashe akamuboha, akamurambika ku gicaniro, akamurambika ku nkwi. Wakibaza ukuntu byagenze, ukuntu Isaka yabyemeye, ntabwo uhita ubyumva neza. Ariko ubundi muri Isaka harimo umutima wo guca bugufi kugira ngo ibyanditswe bigire bite bisohore mu izina rya Yesu. Hanyuma arangije Isaka yemera guca bugufi, ise arangije Aburahamu afata inkota agiye kumusogota. Agiye kumusogota yumva ijwi rivugiye mu ijuru. Haleluya. Amaze kumva ijwi rivugiye mu ijuru, ijwi riramubwira ngo Aburahamu, uramenye ntukore ku muhungu wawe, kuko namaze kumenya neza yuko ubu ngubu unkunda. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Imana rero iducisha mu nzira zimwe na zimwe zigoye. Njya nkunda kubabwira, nkababwira ngo Imana ubundi turi umushinga w'Imana, turi ubwoko bw'Imana. Aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Imana yacu tugirire neza. Yubu yavuze amagambo meza, aravuga ngo henga mpimirwe ku minzani ireshya, Imana ibone gutungana kwanjye. Bisobanuye ngo rero hari ubwo Imana nyir'ururembo twerekezamo yemera ko hari ibintu bitugeraho, yemera ko hari ibintu bitubaho, ariko Imana igira ngo irebe urugero duhagazemo. Yesu nashimwe cyane. Igira ngo irebe urugero uhagazemo.
ariko Imana idufiteho umugambi mwiza. Abarokore bakunda kubivuga iyo bateteye imbere y'Imana bakavuga ngo igukaranze ntigushiririza, kuko ibizagira ite izakukenera. Imana yacu nitugirire neza. Hanyuma rero Aburahamu ngo arangije ngo akebuka inyuma ye, Mwuka w'Imana aramubwira ati dore inyuma yawe reba iyo mfizi y'intama yari yafashwe mu mifatangwe, ngo ahita akebuka arayibona. Iyo mfizi rero Aburahamu yakebutse akabona mu mifatangwe, iyi mfizi batazi ko ari buyihasange, icyakora icyo yari azi nuko Imana igira inzira zirenga imwe. Yaravugaga akavuga ati wenda Isaka nimara kumutamba no mu ivu rya Isaka ashobora kuvamo undi mwana uruta Isaka ubwiza. Yesu nashimwe cyane. Mbese yari afite ukuntu afitiye Imana yacu icyizere. Hanyuma rero amaze kubona iyo ntama batari basezeranye, iyo ntama nagira ngo nkubwire ngo isobanura Kristo. Yasobanuraga Kristo uzacungura abantu, Kristo uzaza mu isi akaducungura, akaba igitambo kizima, ibitambo by'inuma n'intungura bikavaho. Bene data, nongere mbibutse ko turi ku ngoma ya Kristo. Haleluya. Turi ku ngoma ya Kristo. Turi ku ngoma. Kristo yatubereye igitambo kizimwa, igitambo gishimwa, igitambo kiruta ibindi byose. Turi ku ngoma y'amahoro, Imana ishimwe. Haleluya. Iyi ntama rero yasobanuraga Kristo. Iyi ntama Aburahamu yahasanze atarazi ko yihasanga, yasobanuraga Kristo, umwana w'intama w'Imana. Haleluya. Rero ndagira ngo mbabwire bene data, nimwizere Imana. Nimumara kwizera Imana, Imana izabagirira neza. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntishobora kimwe, nta nubwo ishobora bibiri cyangwa bitatu, ahubwo yitwa ishobora byose. Bibiliya ivuga iki? Zaburi 125 iravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa. Nkuko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Bibiliya ikomeza kubivuga neza muri Zaburi ya 90, kavuga ngo uba mu bwihisho bwisumba byose azahama mu gicucu cyishobora byose. Ndagira mbabwire bene data, abantu b'Imana nubwo babona ku ishusho ukabona bagenda, ariko nagira ngo ngutangarize ko bafite uburinzi bw'Imana. Uburinzi bw'Imana buri kuri bo. Yesu rashimwe cyane. Nkunda kuganiriza abantu nkababwira ubundi abantu babagizi ba nabi, abarozi n'abandi bantu batufite imigambi mibi, nibo burya bahora bazi ubuhamya bwacu. Yesu nashimwe cyane, kuko barabikora bigapfa ubusa. Umuntu agacisha uburozi buhenze, akemera akabuzana iwawe akabushyira ku muryango, akavuga ngo mu gitondo turaza kurebanwa nawe, ariko yabyuka mu gitondo aje kureba ko wapfuye akasanga uri muzima kubera Imana. Turi mu bwihisho bwisumba byose. Terana. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo cyakora bazaterana, ngo ariko inama zabo zizapfa ubusa, kuko atari njye uzaba ugize ute ubateranije. Reka mbabwire bene data, inama ziterana buri munsi, ndetse inama zitari nziza ku buzima bwawe, ariko wamenya impamvu Imana iziburizamo. Wamenya impamvu Imana yica imigambi y'incakura. Wamenya impamvu Imana irwanya ibikurwanya. Ni umugambi Imana igize ite igufiteho. Yesu nashimwe cyane. Rero njyambwira abantu nkababwira, iyo nuzuye umwuka wera nkababwira ngo ntabwo tuzapfa tuzarama, kugira ngo tuvuge imirimo n'ibitangaza Imana yagize ite yakoze. Uko niko kuri. Amen. Hanyuma ngo Aburahamu arangije afata ya ntama arayizana, ayitambaho igitambo mu cyimbo cyande cya Isaka. Yesu rero yatangiriye kuri Isaka agira ati acungura. Haleluya. Ubwo Isaka yaragiye gupfa, ariko Yesu aravuga ati ntabwo uri bupfe, ahubwo ngewe reka mfi. Yesu nashimwe cyane. Reka mbi igitambo kiruta ibindi bitambo byose. Ndagira ngo mbibutse rero uriya musozi, iriya ntama yari iriho, niwo musozi Kristo yabambweho. Yesu nashimwe cyane. Murabona ko ibintu byose mu buryo bw'umwuka biba bifite ukuntu Imana yabipanze, biba bifite icyo bisobanuye. Kandi reka nkubwire, ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Icyo Imana yateguye ku buzima bwawe, ijambo ry'Imana rirakirema mu izina rya Yesu. Rero ndagira ngo nkubwire mwene data, humura ushyitse umutima hamwe, nubwo ubona bikomeye, ariko Imana yishakiye igitambo.
kandi ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri mu uyu mwuka, wowe uri kumvira ijambo ry'Imana, ndagira ngo wizere Imana, kandi Imana ibiremye nonaha mu izina rya Yesu. Imana rero nikomeze ibashyigikire kandi ikomeze kubitaho. Mwari muri kumwe na Niyonzima Vincent, umuhungu wa bosi. Imana ikomeze kubashyigikira. Ndifuza aho nteze amatwi ko twasengana Imana mu magambo makeya, Imana igakomeza kukugirira neza. Mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo, uri Imana uhereye kera kose, ikora uko ishatse mu ngabo zo mu isi ndetse n'izo mu ijuru. Kandi ijambo ryawe ritubwira ko iyo ubumbuye igipfunsi cyawe uhaza kwifuza ko abari mu isi yose. Kandi ijambo ryawe rikayongera rikatwereka ko uri Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo. Uko wari uri kera n'uyu munsi wa none niko ukiri ku bantu bakwiringiye. Rero mukunzi mwiza, Imana nyir'ururembo twerekezamo, girira neza buri muntu wese uteze amatwi iki kiganiro, kandi umuhindurira amateka. Niyumvira ijambo akizera, umuhindurira amateka, nawe azagushima kandi agushime kuko uri umwami uruta abandi bami bose. Avuge gukomera kwawe mu bihugu byose. Urakoze kuko uri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen.